Mwami tugushimiye uyu munsi wa nyuma w'umwaka. Mitima yacu iranezerwa kuko araturinze. Ariko kandi Mwami, sengeye mwene data wagize ibibazo muri uno mwaka. Yagize agahinda, yahuyemo n'imibabaro, yahuyemo n'ibibazo byinshi. Ndamusenze kugira ngo Mwami umuhumurize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze kugira ngo ubwo tugiye gutangira 2018 umuremera amashimwe. Ijambo ryatuganga ibya kera twe kubyitaho, twe kubyibuka kuko ugiye kurema ikintu gishya. Mwami ndasenze kugira ngo mushiki wanjye mwene data umuremere ikintu gishya. Dutangiye 2018 afite ibyiringiro. Mwami umuhoza amarira yarisi kandi uteka Imana. 2018 turayikoresha tugiye kwinjiramo Mwami. Uzayibanemo natwe. Wabanye natwe 2017 ukaturwanira intambara tutaye gushobora, uzabana natwe. Turabyizeye Mwami. Uzaduhe kugendera mu gukiranuka. Uzaduhe kukubaha Mwami. Uzaduhe kuguhesha icyubahiro kandi uzahire imirimo y'amaboko yacu. Mwami ureme amashimwe rero kuri mwene data, umuremere umunezero, twinjire mu mwaka turi bazima. Sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda Mwami kugira ngo ubiteke Imana ugihe amahoro, ugihe umugisha. Uyu mwaka wa 2017 wabanye natwe utubera umwaka mwiza. Na 2018 turawukweretse. Iki gihugu cyacu Mwami kizatera imbere ku rundi rwego Mwami. Wowe wakoze ibi bikomeye 2017 byari bihe Mwami twari dufitemo gahunda nyinshi z'ingenzi. Ubana natwe zigenda neza. Na 2018 tuzi neza ko ziriya zose ziteganyijwe Mwami uzabana natwe. Sengeye abayobozi b'igihugu cyacu bashyira mu bikorwa, abatekereza, abaturage Mwami ndasize kugira ngo bazabone ineza yawe, babone kugira neza kwa protection yawe Mwami. Twagusaba byinshi ariko Mwami tuzi neza kubasha gukora nibirenze ibyo dusaba. Urakoze ko uri Imana yacu, udukundira umubyeyi, umenya ibitunezeza kandi ibyo duha. Icyo ni cyo cyane mu izina rya Yesu. Amen.